Niba utekereza neza subiza amaso yawe inyuma urebe mu nshuti zawe tese nta nshuti mfite iteye gutya. Nusanga irimo nawe icyo gukora ubwo ngubwo uracyumva. Bundi mu buzima hari inshuti ugira bikarutwa no kuba utarayigize, kubera ko uba usanga ari ya nshuti itakwifuriza icyiza, itagufasha mu buzima bwawe. Ngiye gukubwira inshuti eshatu wakabaye utagifite mu buzima bwawe. Niba ziteye gutya ngiye gukubwira. Ngiye tugiye kubana muri iki kiganiro ni Shema David. Ndagusaba gukora subscribe, like, comment n'igitekerezo cyawe kubyo yifuza ko twazagukoreraho tugakoraho n'ubushakashatsi. Murakoze, reka dutangire. Nta gutinda, dore umuntu wa mbere ukwiye kuba uvana mu buzima bwawe bikiri mu maguru mashya. Uyu ni inshuti mbi, nta kintu akwifuriza cyiza, nta nubwo yatuma ugera ku iterambere. Uwo ni umucantege, mu ndimi z'amahanga negative thinker. Uyu nguyu mu bintu ahora akubwira mu magambo muhora mu kanwa ya buri munsi, abakubwira ati ntabwo wabishobora, ntuzabigeraho ye, uri nk'abandi bose. Abakubwira amagambo nk'ayo ngayo y'urucantege gusa, nta motivation yagutera. Uyu muntu ukwiye kumwiyama mu buzima bwawe. Impamvu nyamukuru uyu muntu ugomba kumwirukana mu buzima bwawe, uyu muntu ntago ajya kubona nk'umuntu watsinda iteka, akubona nk'umuntu wahora hasi buri gihe. Dore ikikubaho nyuma yo gutega uyu muntu amatwi ukamwumvira, utangira kwishidikanyaho weho ubwawe, ukumva ko nawe udashoboye, utangira kubura motivation. Ikindi wongera kubura nyuma yuko umaze kumutega amatwi, utangira kutamenya kugerageza ibintu bishyashya mu buzima, kubera yuko yamaze kubikamo cya kintu cyuko uri umunyantege nkeya, nta kintu wakora ndetse nta n'icyo washobora. Uyu muntu niba umufite mu buzima bwawe, byibuze ugerageza gukora ikintu akakubwira ntiwapi, ntiwakibasha, cyihorere. Uyu muntu kuva uyu munsi ntuzongere kuvugana nawe, ahubwo bibaye byiza, kubera yuko nta terambere kwifuriza. Reka dukomeze n'umuntu wa kabiri udafite ikintu cyiza kwifuriza mu buzima bwawe, ugomba kureka uhereye uyu munsi. Umuntu wa kabiri cyangwa se inshuti ya kabiri utakagombye kuba ufite mu buzima bwawe, uyu nguyu we aratangaje, akwihishamo mukabana igihe cyose ariko utaramuvumbura. Uyu nguyu ni uwo bita manipulator user, cyangwa se umuntu ugukoresha kugira ngo afate umwanzuro yikoresha wiwe aragushora. Uyu nguyu ahabera igitangaza we nta rwanga kugaragariza, ni nayo mpamvu mumarana igihe mubana utaramuvumbura. Uyu akwereka urukundo rukabije cyane, gusa uzitegereze neza niba nawe ufite umuntu ukwereka urukundo rukabije cyane, urebe ati ese ankunda nta kintu nshakaho. Umuntu ugaragariza urukundo rukomeye cyane akaba ari mwizo nshuti mbi, aza buri gihe ari uko afite icyo gushakaho, niwe muntu ugukoresha. Icya kabiri, ntashobora kukumva wowe igihe umukeneye, cyangwa se igihe ukeneye kumuvugisha ntago akwitaho. Dore impamvu nyamukuru uyu muntu ukwiye kumwirinda. Agushyira mu buzima bwo gutanga gusa ntusubizwe, niyo mpamvu ukwiye kumwirinda. Noneho dore ingaruka bikugiraho nyuma. Usanga uri wa muntu utanga igihe, amafaranga n'umwanya wawe, wowe ntusubizwe. Izindi ngaruka bigutera, utangira kumva ko nta gaciro ugifite imbere y'uwo muntu. Nta gutinda, reka dukomeze n'ikintu cya gatatu ari nacyo cya nyuma. Gusa ntiwibagirwe gukora subscribe kuri YouTube channel. Dore umuntu wa gatatu cyangwa se inshuti ya gatatu mbi ukwiye kuba wirinda mu buzima bwawe, uwo bita bad influencer. Bad influencer ni wa muntu ugukururira mu bibi gusa, abakujyana mu ngeso mbi gusa, intamba mbi gusa, arizo ngiye kukubwira. Uyu muntu akujyana mu ngeso mbi gusa, arizo kunywa inzoga cyangwa se itabi. Uyu muntu atuma udatekereza kuri ejo hazaza, kuko uwo mwanya ntawubona, agutuma uhora wumva wicuza gusa. Uyu muntu ukwiye kumugendera kure. Uyu muntu ahabera mubi ntago akubwira ngo ngwino twangiza ubuzima bwawe cyangwa se ubuzima bwacu, wapi. Uyu nguyu ahubwo bwira ibintu bisa nkaho ari byiza ariko bigira ingaruka mbi ku buzima bwawe. Nibi kuri uyu munsi nari nabateguriye, gusa reka nguye message ikomeye nyuma yuko dusoza.
ntugapfe kwemerera cyangwa se ntugapfe guha agaciro umuntu wese winjiye mu buzima bwawe, kubera ko buri wese winjiye mu buzima bwawe ntago abaje kukubaka cyangwa se kuguteza imbere, kubera yuko haba harimo n'abaje kugusenya buhoro buhoro mu buryo butagaragara. Murakoze, njye mwabanye muri iki kiganiro ni Shema David, naho ubutaha muri video itaha. Munyandikire comment mumbwire video nabakoreraho, mukandi like, subscribe. Thank you.